fallen angels. Amajwi ateye ubwoba kandi amajwi nanone y'amayobera yuzuye amayobera akomeje kumvikana munsi y'umugezi wa Efurate. Ayo ni amajwi ateye ubwoba akomeje kumvikana. Ndaje nyabumvisha. Nukuvuga ngo uru ruzi rwa Efurate ubushize narubabwiyeho. Ndi kubabwira ukuntu bahanuye n'iby'intambara ya Isiraheli n'ibiki byose nabibabwiyeho. Uyu mugezi wa Efurate nababwiye ngo ni umugezi uvugwa muri Bibiliya inshuro nyinshi cyane. Ubwo uyu mugezi nanone nababwiraga ngo umaze igihe kinini uri gukama kandi ibyo bintu byo kuvuga ngo uruzi rwa Efurate ruzakama byanditse muri Bibiliya. Ndetse ngo uwo mugezi nk'uko byanditse muri Bibiliya ngo uwo mugezi nukama uzaba umeze nk'uri guha inzira zizaba ziri guturuka mu burasirazuba aho bagereranya n'aho hari Ubushinwa uyu munsi wa none. Byose ndaje tubyinjiremo. Ndetse bavuga ati gukama k'uwo mugezi ni uguha inzira abasirikare benshi bazaba baje kwica abantu ku isi benshi cyane. Nanone bakavuga ko urwo ruzi gukama bizatuma abamarayika bazamuka ndetse bifite aho bihuriye n'urwabya ruzaba rwasutswe rw'umujinya w'Imana ruzaba rwasutswe muri uwo mugezi wa Efurate. Uyu mugezi wa Efurate rero nk'uko nabwiye ngo umaze iminsi uri gukama. Uyu mugezi umaze gukama batangiye kugenda babona ibintu bimeze nk'amakave nk'indake zigiye zirimo indani muri aho ngaho kwa kundi umugezi ukama nyine warakamye byo pe. Uwo mugezi umaze gukama batangira kugenda babonamo indake utuntu tumeze nk'utuntu twagira ngo ni nk'utudirishya ariko ducukuye mu bibuye birimo hasi. Batangira kumvamo amajwi azamuka ameze nk'ari kuboroga, amajwi adasanzwe, amajwi ateye ubwoba. Reka ayo majwi namwe nyabumvishe. Abanyamakuru bagiye bari kodinga ayo majwi ari guturuka munsi y'umugezi wa Efurate. Uko uruzi rwa Efurate rugenda rukama bifite aho uruzi rwa Efurate gukama. Ndaje mbabwire uko mu byahishuwe byanditsemo icyatumye uruzi rwa Efurate rukama. Byose turagenda tubihuza na Bibiliya. Gukama k'uru ruzi nta kindi cyabiteye ni ibyanditse muri Bibiliya. Ndaje byose mbagire ku mirongo. Ariko urwo ruzi ubwo rwamaraga gukama cyase ruri kugenda rukamakama cyane rugakabya, amajwi akomeje kugenda azamuka ateye ubwoba. Turaza nabyo kugira ngo tubihurize. Reka nze mbumvisha ayo majwi. Tega amatwi wumva ayo majwi. Aho uruzi rwa Efurate rwagiye rukama hasi hameze nk'aho harimo indake, hameze nk'aho harimo utuntu tw'ubuvumo n'utundi tuntu wagira ngo ni utwenge. Hari guturukamo amajwi avuga gutya bayarikodinze. Nawe uyumve neza amajwi ateye ubwoba. Amajwi amajwi ari guturukamo hasi ameze nko mu kuzimu utamenye ibyo ari byo. Ndaje mbabwira ibyo ari byo. Amajwi murayumva? Dore ahantu ari guturuka ni mo hasi. Amajwi ayo majwi nk'uko muyiyumviye ni amajwi yakomeje kumvikana ndetse abantu bari kugenda bakayarikodinga. Abanyamakuru bayarikodinze. Ni amajwi ari guturukamo hasi. Abantu benshi yakomeje gutera ubwoba mu burasirazuba bwo hagati ndetse n'isi yose muri rusange, cyane cyane abantu bizera Bibiliya cyangwa se abemera Bibiliya, abemera Mana. Byakomeje kubatera ubwoba kuko ibyo bintu bifite aho bihuriye n'ibyahanuwe. Uyu mugezi ubundi wa Efurate cyangwa se uruzi rwa Efurate ni urugezi rwagiye ruvugwaho ibintu byinshi. Impamvu ngo rwagiye ruvugwaho ibintu byinshi, abemera Imana ni umugezi bafata nk'aho ari umugezi wagiye uhanurirwaho ibintu byinshi, ni umugezi wavuzweho ibintu byinshi, ni umugezi uvuga inshuro nyinshi cyane muri Bibiliya. Abasoma Bibiliya murabizi. Abatemera Imana nabo bakumva ko nyine ari umugezi usanzwe ari abantu bakabya gusa baraba. Nanone bikavugwa ko ngo ayo majwi nanone yakomeje kugenda yumvikana bari kodinze aturuka. Urabona uyu mugezi wari umugezi munini cyane ugenda ukama. Ibyo turaje tubigereho. Uko uyu mugezi wagiye ukama hasi munsi mu hasi hatangiye kugenda haturukamo ibijwi bari kodinze ndetse biteye ubwoba gutyo. Wagira ngo ni nk'abantu bari gusakuza bababara ariko kumva ari ibijwi none bimeze nk'aho ari inyamaswa iri kubivuga kandi ukumva ni nk'umuntu. Abenshi bakomeje kwemeza ko cyangwa se abasoma Bibiliya nk'uko byanditse muri Bibiliya bakomeje kugaragaza ko ari amajwi y'abamarayika. Bamarayika bigometse ku Mana mu ijuru ikabamanura ku isi. Ari amajwi yabo bamarayika. Abamarayika bamanuwe mu ijuru bakagera ku isi. Abo bamarayika bageze ku isi nibo bitwa amadayimoni. Amadayimoni ni abamarayika buriya bamanukanye na Satani niko bitwa. Ubundi uyu mugezi uruzi rwa Efurate ni umugezi ungana na mayiro cyangwa se na mayirozi 1740. Urumva ni uruzi runini cyane. Mayiro 1740. Ndetse bivugwa ko uyu mugezi wa Efurate ari wo mugezi muremure muri Aziya yose. Ni wo mugezi muremure. Uyu mugezi kandi nanone wa Efurate ni umugezi uca muri Siriya ugaca muri Irake. Ibyo byose ni bigugenda ucamo. Ndetse uyu mugezi ugaca no muri Turikiya mbere yuko uyu mugezi ugenda ukamanuka ukagera mu bigobe bya Perisi.
urumva ni umugezi muremure cyane. Uyu mugezi nanone kandi abakurikirana iby'uyu mugezi cyangwa se nk'uko abakurikirana iby'uyu mugezi cyangwa se nk'uko abakurikirana iby'amateka y'isi babibona, uyu mugezi ngo guhera mu 1950 kugeza uyu munsi wa none byaragiye birakabya, umaze gutakaza volume yawo ku rwego rungana na 80%. Uri kumva ariko icyo kintu umugezi mbega uri gukama kandi cyane, kandi kama ry'uyu mugezi ryari ryarahanuwe kera cyane muri Bibiliya nk'uko nigeze kubibabwiraho. Uyu mugezi uyu munsi wa none tuvugana umaze gukama cyangwa se umaze gutakaza volume ingana na 80% y'iyo yahoranye. Nanone kandi ngo uko uyu mugezi urushaho gukama cyane, abasenga abasoma Bibiliya, ngira ngo hari na benshi muba mukijijwe musenga cyane, murabizi abasoma Bibiliya n'abakozi b'Imana banyu cyabajye banabibabwira, nimba batayibabwira mujye mwizera no mukore subscribe. Ni ukuvuga ngo abasoma Bibiliya bamaze kubimenya cyangwa se abemera Imana bose muri rusange, namwe mwese murimo, ngira ngo ni gakenya wasanga umuntu atarigeze asomaho Bibiliya cyangwa yumveho. Muri Bibiliya icyo gitabo birimo ko gukama k'uruzi rwa Efurate biri kutuganisha ku mperuka, ndetse tuba turi kuyikozaho imitwe y'intoki neza gutya. Gukama k'uruzi rwa Efurate ni ikimenyetso cy'imperuka. Ibyo ni ibintu nawe ubwawe wakwifatira Bibiliya utaje no kubisanga no kuri YouTube channel yanjye nguvuge ngo ndi gutwika. Oya, ni ibintu nawe wafata Bibiliya nimba usenga ukajya mu byahishuwe ukabyisomera ko gukama k'uruzi rwa Efurate biri kutuganisha ku mperuka neza turi kuyisatira gutya. Gusa nanone abatemera Imana benshi bo urabizi nawe bashyira mu bwenge bwinshi bagatangira kuvuga bati oya, mwivuga ngo ibyo bintu byari byaranditswe muri Bibiliya imyaka irenga 2000 k'uruzi ruzakama bizabituganisha ku mperuka. Atahubwo ni ukubera ibikorwa by'abantu bakoresha uraruzi nabi, cyane cyane nk'abakora ruraruzi barukoresha mu bikorwa bya muntu bijyana kubaka madame cyangwa se nanone ihinduka ry'ikirere, akaba ariyo mpamvu umugezi uri gukama. Gusa abasoma Bibiliya bo barabizi neza ko birimo kandi byari byaranditswe. Sinumva ko ikintu cyaba cyaranditswe imyaka irenga 2000 kigahanurwa wowe kaza uje kukivuguruza ngo kuko ngo wumva ufite ubwenge ngo umunyabwenge. Buri abantu bitwa ko ngo bafite ubwenge bwinshi nibo usanga bashaka gupinga Imana, nako ntago baba bufite biyita. Tutitaye kuri ibyo by'abahakana Imana, umuntu wese usoma Bibiliya cyangwa se wemera Imana azi ko ibyo bintu byo gukama k'umugezi k'uruzi rwa Efurate n'ayo majwi twumvaga tukaba tuyagiranya n'ayabamarayika bamanutse mu ijuru, Imana yamanuye bakaba bafungiye muri uwo mugezi mo hasi, ariko bivugwa bizwi ko ibyo bintu byari byaranditswe muri Bibiliya. Tugiye kubyerekeranye na Bibiliya kugira ngo umenye ibyuko abo bamarayika ari amajwi twumvishe kuko ari abamarayika Imana yafashe igafungira mu mugezi wa Efurate, kandi abo bamarayika ari impamvu Imana yabafungiye muri uwo munsi w'umugezi wa Efurate byanditse muri Bibiliya. Ibyo bintu impamvu nabikubwira ushobora gusoma mu gitabo cy'ibyahishuwe umurongo wa 12 guhera ku gice cya 7 kugira ngo umenye ubundi bano bamarayika byatangiye gute. Uwo murongo uravuga ngo mu ijuru habaho intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka, ubwo ari we Lucifer nyine icyo gihe bamwitaga Rusoferi, ari we waje guhinduka Sekibi Satani. Mikayeli n'abandi bamarayika barwanya abo bamarayika bari bigometse ku Mana kugeza ubwo babanesheje, baba bamarayika babamanura ku isi, bamanukana na Satani. Satani yamanukanye kubera akavuyo yateje mu ijuru, yamanukanye n'abamarayika benshi amaze gutsindwa intambara bamanuka ku isi. Abo bamarayika gusa bamaze kugera kuri iyi si bo na Satani ntabwo bari bemerewe kwidegembya ngo bakore ibyo bashaka. Ibyo dushobora kubisanga mu byahishuwe, dushobora kubisanga muri Luka, dushobora kubisanga mu gitabo cya Yuda, twabisanga henshi. Abo bamarayika na Satani bageze ku isi ntabwo bemerewe kwidegembya ngo muhurira Satani agenda mu muhanda cyangwa iki. Bafite ukuntu baziritse ariko bakora ibyo bakora. Bamwe rero muri abo bamarayika bamanutse ku isi, Imana ubwayo bitewe n'ubushake bwayo cyangwa se na gahunda zayo yafashe bamwe muri abo bamarayika uko ari 4, ifatamo 4. Ubundi hari Satani yamanukanye n'abamarayika benshi cyane uyu munsi wa none bitwa abadayimoni cyangwa se abamarayika bigometse ku Mana. Bamwe muri abo bamarayika rero bamanukanye na Satani, 4 muri bo baboheye munsi y'umugezi cyangwa se rwa ruzi rwa Efurate. Ibyo ni ibintu bizwi biri mu byahishuye, ndetse akaba ari nayo mpamvu turi kuvuga ati ayo majwi yakomeje kumvikana ubwo uruzi rwa Efurate ruri gukama ni amajwi y'abo bamarayika Imana yafungiye 4 munsi y'umugezi wa Efurate, akaba ariyo majwi yabo turi kumva cyangwa se badayimoni. Hari ushobora guhakana ngo ibyo bintu ntabwo ari byo, reka mbigusomere muri Bibiliya kugira ngo uhite unabihuza noneho n'ukuntu turi kugana mu minsi y'imperuka turi kuyisatira, nk'uko yari yarabihanuye ivuga ngo uruzi rwa Efurate nirutangira gukama uzamugana ku mperuka. Abo bamarayika bamaze kumanukana na Satani rero ku munsi w'imperuka mu byahishuwe usomye umurongo wa 9 igice cya 13 akaba ariho uhera, haranditse ngo wumva amagambo ahanditse ngo impanda ya 6 cyangwa ishyano rya 2, marayika wa 6 avuza impanda, numva ijwi riva mu mahembe 4
y'igicaniro cy'izahabu kiri imbere y'Imana. Uri kumva ako kantu? Ribwira marayika wa gatandatu ufite impanda riti bohora abamarayika bane baboheye mu ruzi runini Efurate. Ibi ni byanditse mu byahishuwe. Noneho hano tugeze ku murongo wa 9 w'ibyahishuwe igice cya 14. Impanda yaravuze mu ijuru. Impanda imaze kuvuga cyangwa se ku munsi w'imperuka ngo impanda izavuga mu ijuru. Impanda nimara kuvuga mu ijuru, ijwi ngo rize ribwire marayika riti bohora abamarayika bane baboheye mu ruzi runini Efurate. Ari byo nababwiraga ngo ubwo Satani yamanukanaga n'abandi bamarayika bari bigometse bakamanuka ku isi, bamarayika twita abadayimoni, bane muri bo Imana yarabafashe kubera gahunda zayo yashakaga kuzabakoresha ku munsi w'imperuka, ibabohera mu munsi y'umugezi wa Efurate mo hasi. Bivuze ngo ari amajwi twatangiye twumva kuba twayahuza n'amajwi, kuko ni ibijwi bidasanzwe by'ahantu hatangiye gukama muri uriya mugezi, n'abamarayika Imana byifugirwa ko yaboheyemo bane muri uriya mugezi wa Efurate. Ntabwo twaba twibeshye na gato. Ndacyakomeje kubasomera. Tujye ku murongo wa 15. Igice cya 15 umurongo wa 9 turacyari mu byahishuwe. Imana imaze kuvuga, ibwiye marayika ngo bohora abamarayika bane bafungiye mu ruzi runini Efurate. Nuko abo bamarayika bamaze kubabohora, abo bamarayika bane bari Imana yafungiye muri uwo mugezi wa Efurate. Ndagira ngo wumve ikintu cyatumye Imana yabashyira. Nuko abo bamarayika bane bari barateguriwe iyo saha n'uwo munsi n'uko kwezi n'uwo mwaka, babohorerwa muri uwo mugezi kugira ngo bice 1/3 cy'abantu. Imana niyo yabaremye, nta kitababwiye ngo muhinduke mwaranangiye. Ni ukuvuga ngo mu byahishuwe handitse ko Imana ku munsi w'imperuka abo bamarayika bane yabashyiriye muri uriya mugezi wa Efurate ikabahabohera, ikahabazirikira, kugira ngo umunsi, isaha, ukwezi n'umwaka yahabashyiriye nibigera, nkuko icyatumye ihabashyira uwo munsi nugera, Imana ngo izabohora abo bamarayika cyangwa se abamarayika twakwita nk'amadayimoni uko ari bane, ibarekure kugira ngo abo bamarayika baze bice 1/3 cy'abatuye isi. Ibyo bintu ni ibintu bizwi ko bigomba kuba. Abo bamarayika, uruzi rwa Efurate rutangiye gukama, amajwi y'abo bamarayika dutangiye kuyumva. Ni gutumbwira ko imperuka itegereje, gutumbwira ko abo bamarayika ahubwo Imana itenda kubarekura bakaza bakica 1/3 cy'abatuye isi. 1/3 cy'abatuye isi ubwo ngubwo bibaye uyu munsi wa none tuvugana, zaba ari miliyari 2 z'abatuye isi n'ibihumbi nka 600 cyangwa se 700 hafi aho ngaho. Ibaza abo bantu, abo bamarayika barekuwe bahita baza bakica abatuye isi bangana gutyo. Ibyo byose Imana abasesengura Bibiliya bakavuga ko ishobora kuba yabikora kubera ko abantu banangiye umutima banze kuyumva, kugira ngo irebe ko byibura abantu bakwihana bakicuza. Gusa nanone muri Bibiliya hakomeza havuga ngo Imana izakora icyo gikorwa irekure abo bamarayika uko ari bane baze bice miliyari zigera muri 2.5 z'abatuye isi. Abo bantu nibamara gupfa, abatuye isi bandi basigaye ntabwo bazigera nanone bemera Imana. Muzaguma munangire mubifate muvuge ngo ni icyorezo kibishe, ni ibintu by'amafuti biraho, mbega mu bica amazi. Ariko Bibiliya ivuga ko ngo n'ubundi ngo Imana izakora icyo gikorwa, ariko n'ubundi abatuye isi bakomeze bayica amazi, ntibayigandukire ngo bavuge bati byibura reka twihane, kandi akazaba ari nk'akantu k'akanyafu ko kugira ngo basi hagira benshi bihana bavuge bati reka tugarukire Imana. Ariko ngo abantu bazakomeza, nk'uko biri ikomeza bivuga ngo bazakomeza basenge izo mana zabo zikozwe mu ifeza n'izahabu n'ibiki. Kandi ndababwiye ngo ntago abantu bo kuri isi mu gisenga ibigirwamana bigaragara kujya gusenga igishushanyo, gusenga akazi mukora, gusenga ubutunzi bwanyu, mbega nibyo bintu byabatwaye umutima nyine ku buryo mutakibonera umwanya Imana. Ubutunzi bw'isi nibibanezeza muri iyi si, nibyo muramya, nibyo Bibiliya rero bivuga ngo bazakomeza basenga ibyo bigirwamana. Ibigirwamana turi gusenga muri iyi minsi ntago ari ukuvuga ngo ni igiti tugenda imbere tukikubita imbere, wapi, nuko nta mwanya tukibonera Imana. Umwanya tuwubonera akazi kacu, tuwubonera ibituyobye biturangaza uburyohe bw'isi mbega muri rusange. Nibyo ngibyo babavuga. Twikomereza. Ikindi kintu impamvu Imana yamanuye bano bamarayika na Satani bakazi kababohera mu isi ntibareke ngo bitegembye kuri iyi si, nuko Imana izi ko abo bamarayika n'ubundi ari abagome, ari abantu babi cyane, bari kudukorera ibintu bitabaho iyo baza kuba babohoye. Reba ibintu badukoresha baziritse iyo baza kuba babohoye. Ndetse wibuka ko n'Imana ijya guteza umwuzure kuri iyi si, nuko byari byaratangiye bitewe n'abamarayika bari barigometse baza muri iyi si, batejemo urugomo ndetse bakuraho icyari kijyanye n'amahame y'Imana yari yararemeye iyi si, batangira kukivanga. Aribwo baje basambana n'abagore bo ku isi, babyarana abana banini abanefiri, mbega baragenda bigisha ikiremwa muntu iby'urugambe byo gukora intwari, ibyo byose twarabibonye. Niyo mpamvu kuri uyu munsi none bamarayika
nyuma y'umwuzure noneho abigometse barafunze baraziritse. Ndetse ibyo ngibyo mushobora no kubisanga muri Petero wa kabiri igice cya kabiri kugeza ku murongo wa 4, aho handitse ngo Imana ntiyigeze ibabarira abamarayika bakoze icyaha. Imana yarabafashe nanone irabavuma ibohereza mu kuzimu. Aho ngaho ngo ni muri uwo mwijima Imana yagiye irabafungira ibabikiye umunsi w'urubanza kugira ngo abe aribwo bazacibwa urubanza. Mbega muri make ubwise ubyumva ko nk'uko muri Petero wa kabiri habivuga, abo bamarayika ko baraziritse na Satani baraziritse bategereje umunsi w'urubanza. Ndetse nanone ngo bikaba bivugwa ko urwo rusaku rukomeje kumvikana rwa rundi nabumvishije rw'amajwi ari guturuka munsi y'uruzi rwa Efurate, ari amajwi y'abo bamarayika bane Imana yabitsemo aho ngaho yafungiranye aho ngaho bazarekurwa. Impanda ya gatandatu nivuga nk'uko Imana ibyivugira mu byahishuwe, bazarekurwa baze bice 1/3 cy'abatuye isi, miliyari zirenga. Ubwo wenda bibaye uyu munsi nazibabwiye. Ndetse ngo bakaba bari gusakuza abo bamarayika bari munsi bameze nk'abivumbagatanya nyine, bameze nk'abafite uburakari, bashaka ko barekurwa kugira ngo baze n'ubundi bateze akavuyo ku isi. Gusa igihe cyabo wenda ntabwo kiragira. Reka wenda tuhite tureka kwemeza ko ayo majwi nubwo yagiye ari kodingwa kandi ahari, ashobora kuba wenda yaranakozwe n'umuntu kugira ngo atume abantu bavuga. Ariko ikizwi cyo n'ubundi kuba uwo muntu yari kodinga ayo majwi atari ayanyayo, wenda reka tureke kubyemeza 100% kuko ntabwo yinjiyemo nga kamera twereka ayo madayimoni, kuko n'utujwi dusohokeramo ahantu nyine mu myenge mitonyo utabasha kubonamo hasi mu kuzimu. Ariko nanone ntago ayo majwi abaye atari n'ayabo bamarayika, ntago bikuraho ko muri ruzi rwa Efurate ibyahishwe bihanura ko wafungiyemo abamarayika bane, kandi abo bamarayika Imana izabarekura bakaza kutwica. Ibyo byo biremewe, biranazwi cyane cyane kubizera Bibiliya. Nanjye ndimo ibyo byo ni ibintu bigomba kuba. Nanone kandi ngo bivuga ko ngo abo bamarayika ngo ubwo bazaba barekuwe ngo baze kwica 1/3 cy'abatuye isi, ngo bazazana ngo n'ingabo ziri ku mafarasi zigera, iyo imibare bavuga mu byahishwe iyo yikubye ihura na 200,000,000. Ngo abo bamarayika bazaza bayoboye abasirikare bangana na 200,000,000, arizo 200,000,000 z'abasirikare zabazije kwica 1/3 cy'abatuye isi. Nanone kandi uwanditse iki gitabo cy'ibyahishuwe akomeza avuga ngo abo bamarayika izo ngabo bazazana zizaba ziri ku mafarashi, ngo kandi nerekwa ayo mafarashi. Mbega n'uwari uri kubyereka uwanditse kino gitabo cy'ibyahishuwe ni Yohana, ubwo yari ari ku kirwa cy'Ipatimo, niwe wabyeretswe nyine, niwe wabyanditse, Yohana mukuru niko bamwita. Yohana rero akomeza avuga nk'uwanditse kino gitabo cy'ibyahishuwe, akomeza avuga ati nkomeza kwereka kandi nerekwa amafarasi n'abari bayicayeho, bari bambaye ibyuma bikingira ibituza bisa n'umuriro, naho wakinto n'amazuku. Imitwe y'ayo mafarasi bari bicayeho yasaga n'iy'intare, mu kanwa kayo havagamo umuriro n'umwotsi w'amazuku. Ba basirikare 200,000,000 bazaba baje kutwica, cyangwa se bazaba baje kwica bazaba bari ku isi, cyangwa se nimba bigiye no kuba simbizi bazica 1/3 cy'abatuye isi. Hagakomeza ku murongo wa 18 havuga ngo 1/3 cy'abantu batuye isi cyangwa se bazaba batuye isi mbibona kiri kwicwa n'ibyago uko ari bitatu bizabitowe n'abo basirikare, ari byo umuriro, umwotsi n'amazuku bivuye mu kanwa kayo mafarasi. Ushobora kumva wenda ngo akanwa k'amafarasi, ariko wenda ugasanga wenda na akanwa ka burende bavugaga, kuko ari byo uyu munsi none biri gukora, ari umuriro wenda bavugaga ari n'amasasu ari n'ibiki, nuko bimeze. Hagakomeza bavugana none ku murongo wa 20 ngo abo bantu bose bazicwa pe, abo basirikare bazaza bice 1/3 cy'abatuye isi. Ariko ku murongo wa 20 bihanditse, ngira ngo ni nabyo bitureba twese uyu munsi wa none, kugira ngo nawe uyu munsi utangire ubyumve. Ndabiza abantu benshi barapinga, n'ubu hari abatangiye gupinga batarangije n'ikiganiro cy'abari kuvuga ati rukabari no kutubeshya. Ngiye ndi kukubwira ibintu byanditse nawe ugafatamo ibyawe. Ku murongo wa 20 ikintu kibabaje gihari, urumva abamarayika bazaza bice 1/3 cy'abatuye isi. Ku murongo wa 20 aravuga ngo ubwo abo bantu bose bazaba bamaze gupfa, ngo nyamara abantu bazasigara ku isi batishwe n'ibyo byago. Mbega 2/3 by'abazasigara ku isi, abazarokoka ntibicwe, ntibazihana ngo bareke imirimo y'intoki zabo, ngo bareke gusenga abadayimoni n'ibishushanyo byacuzwe mu izahabu no mu ifeza no mu miringa n'ibyaremwe mu mabuye no mu biti bitabasha kureba cyangwa kumva cyangwa kugenda. Uri kumva ariko icyo kintu Imana izakora icyo kimenyetso, tubibone ko ibintu rwose biri kugana mu meruka, tubibone muri Bibiliya ko byari byarahanuye ibyo bintu byose nk'uko ndi kubikubwira uyu munsi wa none. Dukomeze dupinge twigire mu byacu, abo bantu bapfe bangana gutya amamiliyari n'amamiliyari, abazarokoka dukomeze tunangire imitima, twigumire muri gahunda zacu, tumere nkaho nta cyabaye.
ariyo mpamvu ni iminsi umuntu agenda abona ibimenyetso ukabona abantu bari gupfa, ibyahanuwe indwara z'ibyorezo ziri kuza ari nyinshi, imyuzure, intambara hirya no hino, nk'ibintu byose nyine bigaragaza iminsi y'imperuka. Ariko ukabona abantu ntabwo babyitayeho, bibereye muri diro zabo, bikomereje gahunda zabo. Nicyo rero kikwereka ko n'ibyanditswe hano mu Byahishuwe 9:20 ko ariko bizagira. Abantu ngo bazaguma mu byabo, bareke kwihana, bikomereza utuntu twabo pe, bigumire mu by'isi ntacyo bibabwiye. Ndetse ku murongo wa 21 hagakomeza havuga ngo habe ngo bihana ubwicanyi bwabo cyangwa uburozi bwabo cyangwa ubusambanyi cyangwa ubujura. Abantu benshi bazi ko abajura abagenda bagakora ku mifuka y'abantu bakaniga abantu wapi. Nawe ushobora gusanga uri igisambo bitewe n'utuntu ugenda wiba hirya no hino. Iyo ushatse gushyira umuntu hasi kugira ngo usigarane buri we bumeze neza, nawe bumeze nk'uri kumwiba ibintu bye, bega ibyo byose ntabwo muzabyihana, muzakomeza mwigumire mu bintu byanyu. Bega urugero naguha ni nk'uko uri burangize kureba ino video ukigumira mu bintu byawe, ntagusenga, nta kintu bikubwiye, n'ubundi ukavuga ati ni ikiganiro nk'ibindi byose ashyiraho twikomereza. Nuko muri bubigenza. Gusa nanone ushobora kwibaza uti abo badayimoni ko Imana izabi bari kuri muri uwo mugezi kugira ngo bajye kwica 1/3 cy'abatuye isi, abo bantu izo miliyoni z'abasirikare 200 zizava hehe? Inzobere mu bya Bibiliya zikomeza zitangaza ko abo bamarayika uko ari 4 nibamara kurekurwa bashobora kuzahita bareba igihugu gishobora kuba cyarekura abasirikare bagera kuri 200. Muri kano kanya uyu munsi none tuvugana bibaye uyu munsi, igihugu cyonyine gishobora kuba cyatanga abasirikare bagera kuri 200,000,000 ukurikije ingano z'abatuye igihugu. Icyo gihugu cyaba ari Ubushinwa cyangwa se kikaba Ubuhindi, nibyo bihugu byonyine byarekura abasirikare 200,000,000. Nanone ikindi kintu gishobora kubaho, bakavuga bati ukuntu bizagenda, inzobere ubwo ni inzobere mu bya Bibiliya zisesengura, zikavuga ziti abo bamarayika umunsi barekuwe muri uwo mugezi bazahita bajya gushuka igihugu gifite abasirikare bangana na 200,000,000 gikore abo badayimoni bakoresha, cyangwa se bamarayika bakoresha abasirikare 200,000 aba ari bo baza kwica ba bantu 1/3 cy'abatuye. Nuko bizagenda. Kandi nanone nimba wibuka mu kiganiro twakoze cy'ubushize tuvuga ati ikama ry'umugezi wa Efurate, ukama k'uruzi rwa Efurate hanini ngo ni ukugira ngo ruhe inzira, nkuko bivugwa nanone Byahishuwe, ni ukugira ngo ruhe inzira abasirikare bazaturuka mu burasirazuba. Uburasirazuba ubwo nyine bavugaga no burasirazuba bwahari Isiraheli, ariyo mpamvu bavugaga bati nta kindi gihugu ubwo ni Ubushinwa. Kandi twete tubihuza n'abantu bashobora kuba batanga abasirikare bangana gutyo, ubundi bashobora kuba baturuka hariya muri biriya ku Bushinwa cyangwa hafi aho ngaho y'Ubushinwa, niho icyo gitero kizaza kwica abantu kizaturuka. Ndetse nanone ni ikikwereka ko bishoboka kuba ari Ubushinwa, ubwo ni inzobere nyine mu bya Bibiliya ziba ziri kwanariza. Nanjye nkavuga ukurikije mu Byahishuwe hari twasomye ngo bari abamarayika bazaza bayoboye abasirikare, bavuze ibyo abo basirikare bazaba bambaye, ibintu byose mbega ukurikije ayo mabara ni umutuku ndetse n'ibara twakwita ko risa wenda nk'umuhondo cyangwa nka zahabu. Ukurikije idarapo ry'Ubushinwa, idarapo ry'Ubushinwa risa umutuku naryo, kandi rikaba ririmo inyenyeri z'umuhondo cyangwa se ibara risa nka zahabu mu ruhondo, buriya n'ibara rya zahabu. Bakahita nanone babihuza neza n'ibyo bintu ko abasirikare bahanuwe bashobora kuba ari abasirikare b'Ubushinwa. Impamvu iki gitabo cy'Ibyahishuwe gikomeje kugenda kimera nkaho kiri kudusohoreraho twebwe bo muri iyi minsi ya none, ni ikikwereka ko turi mu minsi ya nyuma. Kandi wibuke hazabaho n'icyitwa izamuka, cyangwa se mumbari izamurwa, hazabanza habeho izamurwa. Ngira ngo murabizi hazaba izamurwa, Imana izibanza igira abantu bayo, ibanza igatwara. Ibyo byose bizaba badahari, ba bantu nyine babaye abantu b'Imana, bakoze ubushake bw'Imana. Hazabaho rapture, Imana izazamura abantu bayo. Ibyo byo murabizi, abapasiteri banyu bagiye banyuriramo. Izamurwa rizaba nyamara nzazamurwa, musigare muhura n'ibi bintu mpora mbabwira. Gusa nanone nk'abakoze subscribe kuri YouTube channel ya Rock Entertainment cyangwa se n'abandi mwese muba mubonye kino kiganiro, kugira ngo usobanukirwe bino byose mba ndi gukubwira, genda nk'uko ushobora gufata igitabo kindi ukagisoma cyangwa ukareba filime yanjye amasaha 5 cyangwa ukwezi ukireba, genda ufate Bibiliya urebe igitabo cy'Ibyahishuwe, nawe ubashe kugenda ugisoma detaye ku yindi. Ndabizi gisa nk'ikirimo amayobera, ariko ushobora kwegera inzobere mu bya Bibiliya bakajya bagenda bagufasha, bakagusobanurira akantu kandi kugira ngo ubashe kubyumva neza ko ibi bihe turimo ari ibihe by'imperuka, aricyo gihe mwakagombye kuba mwagarukira Imana mukava mu byo burimo, kuko binokanye ariko kose turabisiga bigacaho. Mugende musome iki gitabo, cyangwa se nanjye ko nzajya ngerageza nshobojwe nzajya nza hano tugire bimwe tuganiraho ku byerekeranye na Bibiliya. Ibyerekeranye na Bibiliya byo hano nayo bemereye ko tugomba kujya tubiganiraho uko byamera kose, n'ibindi twabireka buriya. Ndetse ni nabwo mwabasha gusobanukirwa ibyabo bamarayika n'ingaruka badufiteho kuba baramanuwe kuri iyi si,
ndetse n'ibyo batuma dukora cyangwa se ibyo dukoreshwa byose ukabasha kubisobanukirwa, ndetse ukanamenya kamere y'ibyo biremwa. Ibyo byose bivugwa nyine twatanyobwira ati hari abadayimoni cyangwa se abamarayika bazirikiye munsi y'uruzi rwa Efurate, ukamenya kamere yabo n'uko bakora byose ukabimenya. Ikindi cyiza cy'iki gitabo nanone cy'ibyahishuwe, ni igitabo kibasha kutwereka uko Imana ibona icyaha, uko Imana izaca urubanza, uko Imana yabigenza uramutse wicujije none nawe ugasobanukirwa akamaro ko kwicuza kugira ngo utazahura n'uwo mujinya w'Imana, kuko umujinya w'Imana wo tugomba kuzahura nawo mu gihe cyose twayigomeye, kuko twarayigomeye ntabwo dukora iby'ubushake bwayo twese. Icyo gihe rero niyo mpamvu ukwiye gusoma kino gitabo cy'ibyahishuwe, kuko kiguha ishusho ngari y'uburyo Imana ifatamo icyaha, uburemere bw'icyaha. Hari ukuntu muri iyi minsi abantu bibagiwe uburemere bw'icyaha, mugira ngo Imana yo imeze nk'amwe niko ibifata. Iyo usomye kino gitabo ubona ko biriya bikorwa wirirwamo hari ukuntu Imana yo ibiha agaciro gakomeye, izabicira urubanza, ndetse ko unicujije hari andi mahirwe akomeye cyane n'inzira nziza waba uhisemo kujyamo. Niyo mpamvu ukwiye gusoma iki gitabo. Ikindi kintu igitabo gishobora kuba cyaguhumura cyangwa se kikagufasha gusobanukirwa ibyerekeranye n'ibi bibazo byose biri kugenda biba hirya no hino ku isi. Urabizi niba kubwira ngira ngo nimba sinzi ni Yesu babajije ngo tuzabwirwa n'iki ko imperuka yegereje, akabasobanurira ibintu byose, akabwira ati ishyanga rizatera irindi, ibihugu usigaye ubona buri munsi bibyuka bitera ibindi, indwara z'ibyorezo. Uyu munsi haravaho icyorezo kimwe haza ikindi tutari tuzi. Ibintu nk'ibyo ni byinshi byose ugenda ubireba. Usomye rero ibyo bintu byose ugenda ubasha kugira ishusho ngari ku minsi ya nyuma, ku buryo ibintu bitaba umeze nk'injiji ngo bijye bigucaho uhita uvuga ati nyamara ibintu hari ahantu nabibonye. Ibi si byo bivugwa hano, kugira ngo ube ufite ishusho y'ibyo bintu, tube duhumutse twese. Ibyo ndusha ujye ubishyira muri comment, nanjye unsobanurire. Buriya nsoma comment zanyu igihe mbonamo nk'umuntu urenze ariko umbwira ibintu atari koroke naka agahita avuga ati kabisa ahubwo ibintu nibyo, tukagenda duhana ubumenyi kugira ngo cyangwa ukabaza n'abandi barenze, nawe ukaza ukabudusagiza kugira ngo twese tugendere ku murongo, tube dufite amakuru. Ikindi kintu nababwira abantu munkurikiye ni uko twese tugomba guhora turi maso, kuko icyo cyo ni ngombwa. Tukaba turi maso mu byerekeranye n'umwuka, ukuntu mu gusenga n'ibikorwa byacu tukisuzuma. Ikindi tukaba turi maso no ku by'umubiri, kuko tuzi ibizaza byose, kuko iyo wagiye usoma kino gitabo kiraguhumura n'Imana ikakuyobora ikaguhumura. Tukaba twiteguye ibyaza byose ko tugomba guhangana nabyo cyangwa se no kubicamo, kuko tuzi wenda aho tuzaba turi kugana. Nicyo kintu cy'ingenzi ubundi kinakomeye. Nubwo nanone kino gitabo cy'ibyahishuwe gisa nk'ari igitabo giteye ubwoba, n'igitabo giteye ubwoba byo pe kiba muri Bibiliya kikwereka iby'imperuka n'ibiki byose, ariko nanone muri icyo gitabo ni naho nanone usanga inkuru y'ihumure igaragaza ko Yesu azagaruka, ndetse akaza gucira urubanza abazaba bakiri bazima n'abapfuye bakazurwa nabo bagacirwa urubanza. Urumva nimba witeguye ko azaza umuntu guca urubanza, ukabuza ibyo azaca urubanza agenderaho, nimba nk'ubwo ubuza amategeko ya leta uvuga ati ntakoze ibi n'ibi ntabwo nafungwa pe, byagorana. Nawe usomye ibyo bintu byose ukabuza ibyo bintu umuntu uzaza guca urubanza azagenderaho, nawe ubwo icyo gihe bituma uba uri maso kugira ngo utazacirwa urubanza rubi, ukagerageza. Ntabwo biba byoroshye nyine ngo ukagerageza. Ikirenzeho kandi iki gitabo cy'ibyahishuwe nanone ni igitabo kiduhumuriza kitubwira ko ko abakomeje kuguma mu byizerwa bakagendera mu bushake bw'Imana bazaragwa ubwami bw'ijuru, ndetse bazabaho ubuziraherezo. Buno ubuzima bw'amafuti dufite hano ku isi nta kigenda, kanya kariko kose umuntu arapfa kandi yarakiri muto cyayabana, ni ubuzima bugufi ya nyine. Atariko n'igitabo nubwo giteye ubwoba kiduhumuriza kikatwereka ko hari icyo twakora tukazabaho ubuziraherezo kandi ubuzima bwiza kurusha ubu ngubu. Ibaze nimba uyu munsi none hari akantu ukora cyangwa se hari ibyo urimo kumva ubuzima buraryoshye, waba uri kumwe na famiye yawe cyane, icyo kumva ubuzima buraryoshye kandi turi mu isi mbi. Ibaze rero ubwo ngo buzima bwiza dushobora kuzajyamo turamutse dukoze neza buzaba ari bwiza bingana icyo ugereranije n'ubu ngubu bw'amafuti nabwo bujya butunezeza rimwe na rimwe. Urumva ko bizaba ari ibintu byiza cyane. Reka mbabwire ngo turaza gukomeza tugenda tuganira, twungurana ibitekerezo, tugenda tuvuganira kuri YouTube channel yanyu. Gusa nkwibutse buri muntu abijisho rya mugenzi we, ujye ubanza ucunge mugenzi wawe rero nimba yarakoze subscribe.